Bavandimwe, uyu munsi ngarutse ngo tuganire, duhugurane, dufashanye kugira ngo dukomeze twitagatifuze muri roho mutagatifu. Uyu munsi rero tuje kurebera hamwe cyangwa se tuje kwigira hamwe Yezu uri mu Karistiya. Yezu uri mu Karistiya ni ikintu gikomeye cyane, abenshi bashidikanya Yezu ntari mu Karistiya, ariko ndifuza ko twaza kubana kugira ngo tubashe gusobanukirwa Yezu umwami uri muri Karistiya. Iyi ngingo rero ni ingingo ikomeye, niyo mpamvu nifuza ko tubanza guhamagara roho mutagatifu, tubanza gusenga kugira ngo iki kiganiro kibashe kunogera cyangwa se gucengerwa n'amatwi yacu, kugira ngo kize kugira icyo kidusigira ku bumenyi. Wowe wibazaga niba Yezu ari mu Karistiya, turaza gusoza wabashije gusobanukirwa. Ni mucyo rero tweze roho zacu kugira ngo iri funguro tugiye guhabwa, ubumenyi tugiye kwiyungura, bubashe kugirira akamaro roho yacu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura riduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amena. Bavandimwe rero, ndifuza ko twabana kandi ndabashimiye kuba turi kumwe. Ikiganiro cyacu rero gifite insanganyamatsiko igira iti: ese koko Yezu ari muri Karistiya? Kimwe mu byo abakristu ba mbere bazize mu ntangiriro ya Kiliziya ni ugushyira mu bikorwa iri jambo Yezu yivugiye ubwe ati: ndababwira ukuri koko, nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu nimunywe n'amaraso ye, ntimuzagira ubugingo muri mwe, nk'uko tubibona mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 6 umurongo wa 53. Ibyo rero byatumye babarega, barabahiga, barabatoteza ngo barya abantu. Icyakora iyo urebye neza, kwari ukudasobanukirwa neza n'ayo magambo ya Yezu ubwe bwite. Nk'uko Papa Piyo wa 12 yabisobanuye mu ibaruwa ye, Ukaristiya ni umubiri wuje ikuzo rya Yezu Kristu, dusabanya nawe. Ni igihango gikomeye Yezu yadusigiye kugira ngo tujye tumwibuka kandi bitume twigiramo ubugingo, nk'uko tubibona mu rwa mbere rw'Abanyakorini umutwe wa 11 umurongo wa 24 kugeza ku wa 25. Reka noneho turebere hamwe igisobanuro cy'ijambo, ijambo Ukaristiya. Ukaristiya rikomoka ku ijambo ry'ikigereki Eucharisti, riva ku ishinga Ukaristiye, bivuga gushimira, rikavuga kandi kimwe n'iri jambo eloge. Ayo magambo yibutsa gushimira kw'Abayahudi igihe bamamazaga ibikorwa by'Imana, cyane cyane mu gihe cya Pasika, nk'uko tubibona mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 22 umurongo wa 19. Ukaristiya ni isengesho rikuru risingiza Imana kandi rikayishimira, nk'uko gatigisimu ibitubwira. Ukaristiya ni isakaramentu ririmo Yezu Kristu ubwe rwose n'umubiri we n'amaraso ye, mu bimenyetso by'umugati na divayi, akatubera icyarimwe igitambo, ifunguro n'inshuti tubana. Gutura igitambo cy'Ukaristiya rero ni ugusangira isengesho ryo kwibuka gushimira Imana ibyo yadukoreye, ibyidukorera. Kuva kera gushimira Imana biri mu muco w'abantu bayo. Uramenye ntuzibagirwe Uhoraho Imana yawe, wagukuye mu gihugu cya Misiri, mu nzu y'ubucakara, akagutambutsa ibihe bikomeye wanyuzemo. Ishingiro ry'Ukaristiya muri Bibiliya. Ukaristiya ni urwibutso Yezu yadusigiye avuga ati: bimujye mubikora munyibuka, nk'uko tubibona mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 24 umurongo wa 13 kugeza ku wa 31.
bityo igihe cyose duhazwa tuba dusangira na Kristo Pasika, nk'uko tubibona mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 22 umurongo wa 19. Mu ivanjiri ya Yohani Yezu yagize ati, ni njye mugati muzima wamanutse mu ijuru, urya uwo mugati azabaho iteka, kandi umugati nzatanga n'umubiri wanjye, kugira ngo isi igire ubugingo, nk'uko tubibona mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 6 umurongo wa 51. Nibyo koko twaracunguwe amaraso y'igiciro gikomeye. Reka noneho turebe amateka yo gutambagiza isakaramentu. Gutambagiza isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya ni ukwakira Yezu aho dutuye, tukamuha icyubahiro, tukamupfukamira, tukamuramya kandi tukamusingiza. Ibyo bitwibutsa uburyo Yezu yatambagijwe nk'umwami w'abami i Yerusalemu, nk'uko tubibona mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 21 umurongo wa mbere kugeza ku wa 21. Umuhango wo gutambagiza isakaramentu ushingiye ku gitangaza cyabereye Irakiyo mu Butaliyani ahagana mu kinyejana cya 8, aho Yezu yabonekeye umusaseridoti wari ufite gushidikanya ko Yezu ari muzima mu Karistiya. Igihe kimwe arimo gutura igitambo cy'Ukaristiya, umugati wahindutse inyama na divayi ihinduka amaraso. Mu 1208 Yezu yabonekeye umwana w'umukobwa witwa Yuriyana, aramubwira ati, igihe cyose nshaka kujya ntambagizwa bakambona kuko ndi umwami. Nibwo mu 1247 hahimbajwe bwa mbere umunsi mukuru w'isakaramentu ritagatifu i Liege. Uwo munsi waje kwemerwa na Papa Arubano mu 1264, maze mu 1318 Papa Yohani asaba ko kuva ubwo hatambagizwa isakaramentu ritagatifu hanze ya Kiliziya ku isi hose. Nk'uko tubisoma muri Bibiliya, umutambagiro w'isakaramentu ritagatifu wibutsa uburyo dukwiye guha agaciro gakomeye ubushyinguro butagatifu. Twagereranya uyu munsi na tabernakuru, ubwo umwami Salomoni yatambagizaga ubushyinguro butagatifu abuvana mu ihema akajya kubwimika mu ngoro y'Imana yari amaze kuzuza. Ukaristiya ni ubuzima bwacu. Ukaristiya ni ikimenyetso cy'urukundo mu bantu, uko yagakunze abe bari munsi, abakunda byimazeyo, nk'uko tubibona mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 13 umurongo wa mbere. Maze adusigira umubiri we ngo tubeshweho nawe muri uru rugendo rwacu hano ku isi, nk'uko kandi byari byaragenuwe kuva kera ngo byukurye kuko urugendo rukiri rurerure. Bityo Ukaristiya ni ifunguro ry'abagenzi. Burya umuntu asa n'ibimutunga koko. Abakristo dukwiye guharanira gusa n'uwo duhabwa. Ntiducike intege z'uko muri ibi bihe nta buryo buraboneka hirya no hino bwo guturira hamwe igitambo cy'Ukaristiya nk'umuryango mugari w'abakristo. Nyagasani yagendanye natwe kandi azakomeza. Mu bihe byiza n'ibibi ntajya dusiga. Twigire ku Bayisiraheli igihe bari impunzi i Babiloni, nta muherezabitambo, nta jambo ry'Imana, nta Kiliziya, nta rusengero bari bafite, ariko basengeraga mu mitima yabo, mu mahema yabo, bagakumbura Yerusalemu cyane kuko batigeze bibagirwa ibyiza baharonyeye, kuko Zaburi 137 ibitubwira. Dukomeze dusenge kandi tugire icyizere ko tuzongera gusangira Ukaristiya mu ngoro y'Imana. Umwanzuro: nibyo koko Yezu ni muzima muri Ukaristiya. Ni ukwemera kurabihamya kuko ku buryo
butagaragarira amaso yacu. Yezu Kristo ni ubuzima mu isakaramentu ry'Ukaristiya. Mutagatifu Siriro w'i Yeruzalemu yagize ati ntukibaze niba iba ari byo cyangwa atari byo, kuko Yezu ari muri Ukaristiya, ahubwo akira mu mutima wawe amagambo ya Yezu, kuko ari we kuri kudapfa. Nyuma y'igihe kirekire kandi aya magambo yaje gushimangirwa na Mutagatifu Tereza wa Avila, aho yagize ati Ukaristiya nicyo gitangaza gisumba ibindi mu byo Yezu yakoze. Nta Ukaristiya isi yareka kubaho. Ukaristiya nk'umwami wa Kristo duhabwa wari warashushanyijwe n'igitambo cya Isaki n'ituro ry'intama ya Pasika ndetse n'amanu y'abakurambere bacu. Bavandimwe, ndifuza ko mbere y'uko dusoza hari isengesho nifuza ko riherekeza iyi nyigisho. Ni isengesho rya Padiri Victoire yanyoherereje, mbona ni ryiza kandi mbona rijyanye n'inyigisho tumaze kwiga. Ni mucyo rero tugendane maze dusengere hamwe iri sengesho. Nyagasani Yezu Kristo, wowe wadusigiye urwibutso rw'ububabare bwawe mu isakaramentu ry'agatangaza, turakwinginze muri uyu mwaka w'Ukaristiya duhimbaje mu bihe bidasanzwe, ngwino iwacu utambagire mu mitima yacu, utambagire mu ngo zacu, utambagire aho dukura umugati utunga umubiri yacu, uduhe kuzirikana kuri wowe rukundo ruhebuje wadukunze, ukatubera igitambo, ifunguro n'inshuti tubana igihe cyose. Turakwinginze ngo udukize ibyaha byacu byose n'ibyago byose, ubidukirishe umubiri wawe n'amaraso yawe, maze uduhe guhora dukomeye ku mategeko yawe no kutagira ubwo twakwitandukanya nawe bibaho. Amena. Mbifurije amahoro y'Imana. Nyagasani abane namwe.